neza nanone, Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Uyu munsi tugiye gusomera hamwe Zaburi ya 52. Ni Zaburi ifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi. Ni indirimbo ya Dawidi yahimbishijwe ubwenge. Yahimbye ubwo Dowegi Umwedomu yagendaga akabwira Sawuli ati Dawidi yaje kwa Ahimeleki. Wantwariwe n'iki gitumye wirata igomwa? Imbabazi z'Imana zihoraho iteka. Ururimi rwawe ruhimba ibyo kurimbura, ruhwanye n'icyuma cyogosha gityaye. Wa nkozi y'uburiganya we, ukunda ibibi ukabirutisha ibyiza, no kubeshya ukakurutisha kuvuga ibitunganye. Wa rurimi ruriganya we, ukunda amagambo yose arimbura. Nawe Imana izagutsemba iteka, izakujahura ikuvane mu ihema ryawe, ikurandure igukure mu isi y'ababaho. Sera. Abakiranutsi bazabireba batinye, bamuseke bati dore uyu niwe utagiraga Imana igihome kimukingira, ahubwo yiringiraga ubutunzi bwe bwinshi akikomereza gukora ibyaha. Ariko njyeweho meze nka Yelayo, mbisi yo mu rugo rw'Imana, niringira imbabazi z'Imana iteka ryose. Nzagushima iteka kuko ari wowe wabikoze, nzategereza izina ryawe imbere y'abakunzi bawe kuko ari ryiza. Amena amen. Abakunzi b'ijambo ry'Imana, uyu munsi mbatuye Zaburi ya 52. Amagambo arimo murayumvishije. Ni inkuru y'ukuntu Dawidi, uyu mugabo witwa Dowegi ngo yagiye kumurega. Murabizi ukuntu umwami Sawuli yamugenje kenshi ashaka kumwica, ariko Dawidi akamuhunga akajya kumwihisha. Rero ubwo uyu mugabo Dowegi yamenyaga aho Dawidi yihishe, ngo yagiye kubibwira Sawuli, aramubwira ati ngwino urebe, yaje kwa Ahimeleki, ngwino umusange wenyine umukurikirane umugire nabi. Ni inkuru mushobora kuzisomera zirimo hariya. Ariko umukozi w'Imana Dawidi icyo mukundira, intambara ze ndetse n'ibyamugeragezaga bye we yabijyanaga ku Uwiteka, akaba ariwe ahungira, akaba ariwe abwira ibimubabaje. Ntabwo yajyaga guterana amagambo n'umuntu cyangwa se ngo nawe abasubirishe mu bundi buryo, ahubwo yasenze Uwiteka. Nibwo yanditse Zaburi aramubwira ngo ni nkaho yakabwiye Dowegi uwo nguwo ati wantwariwe n'iki gitumye wirata igomwa? N'iki gitumye nyine wirata ko wavuga ko wambonye, wirata ko wavuga ibyanjye? Ati niki cyatuma wirata ibyo? Ururimi rwawe rugahimba ibyo kurimbura, ururimi rwawe rukajya kuvuga inkuru uzi neza ko iyo nkuru uri kuvuga ari inkuru ishobora gucisha umutwe mugenzi wawe, ari inkuru ishobora gutuma mugenzi wawe abura ubuzima. Ariko ibyo byose nyine ibyo yakaba yabwira Dowegi ntabwo yagiye kubimubwira, ahubwo nk'uko bigaragara mu ijambo ry'Imana, Dawidi yabizanye imbere y'Uwiteka. Rero nkunda uyu murongo avuga ngo ariko njyeweho meze nka Yelayo, mbisi mu rugo rw'Imana, niringira imbabazi z'Imana iteka ryose. Birakwiriye ko twiringira imbabazi z'Imana, kuko imbabazi z'Imana nizo zitubeshaho. Natwe turacumura, nibyo natwe tugira amakosa, ariko tujye tugira umutima wo kwihutira gusaba imbabazi Imana ndetse no kwifuza kuba mu rugo rwayo, kuko mu mahema hayo niho tubonera ubugingo. Kandi niyo dutannye, icyo nyikundira ni Imana nziza iradukebura ikatugarura mu nzira, ikakubwira ngo iyi nzira wowe unyuzemo si yo nzira. Rero niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo niringira imbabazi z'Imana iteka ryose. Arongera abwira Uwiteka ati nzagushima iteka kuko ari wowe wabikoze, nzategereza izina ryawe imbere y'abakunzi bawe kuko ari ryiza. Ujye ushima Imana no mu bibi, ushima Imana no mu gihe cy'intambara n'ibigeragezo n'amakuba, kuko Imana itabyemeye itabishatse ntabwo izo ntambara zatugeraho. Ariko Imana hari ibyo ijya yemera ko bitugeraho kugira ngo bitwigishe, bitubere isomo, kandi bituremere ubuhamya bw'ejo hazaza. Umuririmbyi yaravuze ngo izo ntambara zitakugezeho, ese wowe ugeze mu gitaramo cy'abera wavuga ko wanesheje iki? Wavuga ko watsinze uruhe rugamba? Niyo mpamvu rero rimwe na rimwe ibyo duhura nabyo ntabwo ari ibyo kutwica, ahubwo ni ibyo kugira ngo bituremere ubuhamya. Ubwo natwe tuzagera mu gitaramo cy'abera tuzavuga tuti nanesheje ibi, nihanganiye muri ibi. Imana ibahe umugisha rero kubwo gutega amatwi ijambo ry'Imana. Ndaribatuye. Imana ikomeze kuba mu ruhande rwanyu, ikomeze kubumva kandi no kubishimira kuko yishimiraga umugaragu wayo Dawidi. Imana ndagushimiye ku bw'abo bantu, umuntu wese warebaga iri jambo, ndakwigizanya imbabazi zawe zimutembeho, kandi imigezi y'amazi y'ubugingo idudubirize mu mutima we ndetse no mu nda ye.
urakoze, ni mu izina rya Yesu bisabye nizeye, amena amena. Ndabakunda rero, tuzabonana mu butaha. Bye bye, shalom shalom.